aho imfura rero zisezeraniye niho zihurira. Ababonye cyangwa se abakurikirana social platforms zacu za B+ n'izacu ku giti cyacu, mwabonye ko dufite umugabo uturutse mu muryango mugari wa volleyball. Coach, karibu cyane. Se coach, uzi ko titre yawe twari twayinize, twakwise Mbanza Sylvestre kandi ari Dr Mbanza Sylvestre. Reka twisegure. Docteur ikibazo ko titre ni ibyanditswe ariko umuntu ni umuntu. Wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Saloon, igisobanuro cy'ubwiza. Tuguhaye ikaze muri Silverwood Furniture Limited, aho twihariye ibanga mu kubageza ibikoresho bigezweho bituma urugo rwawe rurushaho gusobanuka. Niba ukeneye intebe nziza zisobanutse zo muri salo, ku ibaraza, cyangwa ukaba wifuza utubati tugezweho twatuma salo yawe iba VIP, abiwawe n'abagusura bakarushaho gususuruka, igisubizo ni muri Silverwood Furniture Limited. Tunagufitiye za cuisiniere, imashini zimesa n'ibindi bikoresho bigezweho wakenera mu buzima bwa buri munsi. Muri Silverwood Furniture Limited tunagufitiye ibitanda byiza bikoranywe ikoranabuhanga rigufasha kuruhuka neza. Niba ubikeneye iwawe cyangwa se muri hoteli yawe, tugane cyangwa uduhamagare tukugeze ibikoresho byiza bisirimutse byose bituruka ku mugabane w'Uburayi. Ni karibu ku maduka yacu wasanga ku Muhima ndetse no ku Kicukiro ku muhanda ugana Sonatube. Mu gihe ubizi neza ko ubukwe buba rimwe gusa kandi ko nta mahirwe yo gukosora ibitaragenze neza, iki ni cyo gihe ngo wisunga batazagutenguha bazobereye. Turacyari kumwe n'umutoza. Coach, twaguhaga karibu n'ubundi ubutaha ntabwo uzaza uhamagara uyoboza yikandagira. B+ ni ahangaha. Tuguhaye ikaze muri kiganiro The Warm Up. Ariko abantu bakeneye kumenya Dr Mbanza Sylvestre ni muntu ki, surtout wenda mu gice tugiye kuganira mu cy'umukino wa volleyball mu Rwanda. Coach, murakoze. Ni coach wa volleyball nk'uko bivuze. Naratangiye kariyeri separation nigera volleyball yo nayitangiye nko muri za 1996 nk'umukinnyi urumva ni nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Aho gato nigaga muri École de Sciences mu by'Imana, nkomeza ndangije niga muri KIST nabwo ndakina nari nk'umukinnyi muri KIST. Muri 2005 niho natangiye gutoza, ubwo nise ntoza KIST. Ntoza igihe gitoya nari ndangije nkomeza muri KIST i Nyanza. 2008 natoje muri KIST i Nyanza. Ubu ni college de KIST Nyanza. Yego. 2000 natoje mu mwaka 2009 njya kwiga postgraduate diploma South Africa muri University of KwaZulu-Natal. Naho natozaga campus yitwa Pietermaritzburg. Ngaruka 2010 njya muri groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi. Toza 2011. Yatwaraga ibikombe nawe ni wari uyifite. Yatwaye ibikombe njyaro ifite. Yarakukumbye. KIST wa 2008 twari nasize ngitwaye. Nsubira South Africa kurangiza 2012. Nabwo nongera gutoza University of KwaZulu-Natal campus. Hanyuma ngarutse muri Saint Joseph, ari naho n'ubundi twakomeye nyito twari ibikombe. Twitwa 2013 twongera 2015. 2016 niho naje kuri University of Tourism UTB. Ariko ubwo ahose natozaga guhera muri KIST nari n'umwarimu. Natozaga nyuma y'amasomo no muri Saint Joseph nari umwarimu. Nanjye no muri UTB naho nari umwarimu. Wigisha ariko n'ubu nibyo ngikora. 2016 irangira 2017 twari dufite ikipe y'abagabo
natwaye n'igikombe kimwe ya UTB yego y'abagabo, hanyuma dukora iy'abandi n'abategarugori, nayo yamaze imyaka 2. Muri iyo myaka 2 muri iyo myaka 2 twatwayemo ibikombe 9. Muri make mu myaka 4 twatwayemo ibikombe 10. Nyuma ya corona naruhutseho gatoya umwaka umwe, umwaka umwe ngaruka ntoza Forefront ariyo yakomeje yari igitangira nayo ubwo yagitangira ariyo yakomeje ikipe ubu ngubu ya polisi y'igihugu ari naho nkomereje. Ubwo Forefront baraza kugenda badufasha. Forefront ubwo watangiranye nayo ryari mu yihe ligue? Twatangiye ni umwaka ushize, ni mu kwa 9. Twatangiye mu kwa ikinyesezimwe urabona ko iyi ngiyi ni sezo ya 2. Iyi ni sezo ya 2. Mwatangiranye n'abahe bakinnyi? Urumva ijya gutangira uri mu bantu batekerejweho kugira ngo iyo projet bayiranse nawe muri kumwe, ubundi itangira mwatangiye n'abahe bakinnyi mu mwaka wa mbere? Twatangiye n'abakinnyi batandukanye. Urumva iyi kipe itangira ni ikipe ugenda ufata hirya no hino, abenshi ntibaba banabyumva bavuga se umubwira uti tugenda akavuga se ikipe bitazabaho, ariko gusa icyiza cyabaye nuko harimo ikipe nayo yari ifite yari ku ikipe ya UVC ya United. Ikipe ya UVC twahise dukomerezanya nabo, yari iyo mwene yo kuri UTB birumvikana. Yagumye hamwe, ntabwo yatakaye, yagumye hamwe. Iba UVC iba Forefront, harimo abakinnyi, harimo Ntagengo Olivier muramuzi, Somana Madizoni muramuzi, harimo ba Bienveni, harimo ba Rukundo Bienveni, harimo n'abandi bakinnyi bato bari bayijoyininze, Jean Paul, harimo ba Crispin umupaseri, harimo ba Ivan ubu ngubu ari gukora medecine ubwo ntabwo ari kuboneka, ari mu ntuza ya nyuma, n'abandi batandukanye, Libero, Ale, hari indi twaga nabo ntabwo ari kuboneka, ni Nshimiyimana nawe yari Libero, harimo Etienne, dufite Patrick, ni benshi. Ukiri kuri aho ngaho wenda utubwire ni ekipe ya mbere igiye kubaho nari nawe wa mbere ugiye kuyitoza, urugendo kugira ngo baze bakumvisha ati ngwino wa mugani uranse iyo projet, ese wa mugani mu itangira ryayo ni wowe wahawe uburenganzira bwo kuba, kuko n'umuntu usanga umukino wa volleyball n'undi ubamo wahawe uburenganzira bwo kuba ekipe yose waza ukayitangira nshyashya, ndavuga mu buryo bwa technique, uburyo bwose waje wowe ubaterekana yubakira ekipe yanjye ndashaka muri ubu buryo, nubwo ubuyobozi bumpaye ububasha, hanyuma ikipe yanjye ndashaka kuyubaka muri ubu buryo. Urugendo wabikozemo ute kugira ngo iki Forefront cyangwa se ikipe ya polisi ibashe kuba yagera kuri urwego tumaze kwibonaho kuri ubu ngubu? Ubundi muri coaching bisanzwe bizwi, hari formule izwi, rimwe ntibayikurikiza. Ikipe ifite ishaka umutoza, ubundi niyo formule izwi, igiye gukora ikipe ishaka umutoza agashaka abakinnyi. Of course na manager nyine mukorana n'abandi mukorana, ariko umutoza bari hariya akazi ke nako kuvuga uyu mwanya nkeneye uyu nshyizemo uyu, kamushaka rimwe mukamubura, wamuruka guto ufite ndamuzamura urwego. Nabyo abatoza benshi ari igihe tutabikora, ariko ubundi ufite umukinnyi ushobora kumuvana ku rwego rumwe ukamuzamura ukamushyira ku rundi, nubwo waba uzi ko abandi batabona gukora umukino. Ibyo ubibona ni Burayi, hari ubu ubona uyu atari umukinnyi ari nko kuri benshi, ariko ndi yamujyana ukabona niwe ubaye umukinnyi ngenderwaho. Nuko bigenda rero, ubundi umutoza nyine akora ikipe,
ubundi bavuga ko ushaka umutoza agakora ikipe. Ni nayo proje nawe urumva barako ni nayo ni nako byagenze. Street niko byagenze. Coach, utangije proje ya Forefront kugira ngo nyine n'ubundi ukomeze utange umusada wawe muri uwo mukino wa volleyball muri rusange. Ntabwo yitangije ahubwo nafashije, ndavuga muri coaching. Muri coaching niho ndi kuvuga muri coaching kuba ifite ba nyirayo of course. Rwanda National Police niyo nyiri kipe ariko uri umutekinisiye w'iyo kipe. Ibi tekinike niwe bibazwa, ntekereza ko ari we bibazwa. Utangije iyo proje nk'umutekinisiye, muri wowe hari ibyo ubuyobozi bwakwifuzagamo na n'ubu ngubu bakikwifuzamo, ariko nk'umutekinisiye muri agenda yawe ni icyo wasetinze ukavuga uti ni ibi bibanza kurikije n'ibyo wahawe muri uru rugendo, ni ibi bibanza mpawe inshingano zo gutoza Rwanda National Police Volleyball Club, ubu yahinduye izina ariko igitangira yitwaga Forefront. Agenda yawe yari isetinzemo iki? Agenda ubundi umutoza ikintu cya mbere ni uko nabibwiwe no gukora ikipe. Agenda no kuvuga ngo gusetinga umwanya n'umukinnyi. Ubwo ngendagana muri objective zawe kuko hari ibyo ubuyobozi bukwifuzamo ariko n'umutoza muri wowe ufite intego, hari ibyo ufite. Ubundi aho nagiye noza hose intego iba ari imwe, ni ukuvuga ngo tugomba gukora ikipe ikora maximum. Ni ukuvuga ngo niba afite ikipe ikora byinshi bishoboka byiza, kuko hari igihe tuvuga ngo byinshi bishoboka n'ibibi ugasanga byayo byinshi bishoboka. Ni ukuvuga ngo ikipe ifite byinshi kandi byiza ukagenda wubaka. Ubundi intego iba ari kuba uwa mbere, iba ari igikombe. Niyo utakigezeho ukora evaluation ukavuga uti kuki ahantu ntageze ni ukubera ABCD, noneho ubutaha ugakosora. Ubwo wabikoze ute? Niko dushaka no dusobanura ukadufasha ukatubwira ukabyimitsamo indani ukatubwira ati byagenze uko nafashije kugira ngo mbashe kuba nagera kuri aha ngaha. Nakubwiye abakinnyi twatangiranye cyambere bari banahari, turanaganira baranemera ko dukomezanya urugendo. Iyo ni intambwe ya mbere kandi nakomeza. Iyo mumaze kwemeranya rero ko cyo mugiye gukora mwiha target zagezweho, ukavuga uti target twebwe turashaka gutwara igikombe. Ku mwaka wanyu wa mbere target zari zihe coach? Niyo ngiyo igikombe rega ntabwo tuba tuje kuvuga. Mu Rwanda harimo ibikombe bingahe bikinirwa? Ndumva ni 3 ni 4. Hari igikombe cya shampiyona, hari GMT, hari Memorial Kayumba, hakaba na Rutsindura. Yego, Rutsindura hari n'igikombe cy'intwari. Yego, ubwo ni nka 5. Ushobora kuba ari ibikombe amarushanwa nka 6. Hari na Gisaka Open Tournament nayo irahari. N'abandi nyine iyo bisabye gutegura barabivuga. Muri ibyo bikombe nka 6 umuntu yavuga bihoraho, mwe hari intego zo gutwaramo byibuze igikombe cya shampiyona nk'igikombe kinini. Ubundi twari dufite intego yo kubitwara byose. 6 icyangiye umuntu nuko ku mwaka wa mbere. Urumva iyo settinga intego usettinga nini utilimita, kuko iyo settinga intego ntoya n'ubundi iyo ugiye mu munsi y'intoya usanga uri hasi cyane. Iyo settinga intego nini rero munsi yazo igeraho niyo umanutse umanukaho gatoya, ariko kuruta settinga intoya ntiwajya no kuri za zindi coach, mbere ko tuva kuri Forefront kugira ngo wenda unatuganirize gatoya yego unatuganirize gatoya kuri volleyball muri rusange ariko ndotama nko mu bakiri bato kuko wenda wanayibayemo cyane. Ni iki cyo kwishimira ubu ngubu muri Forefront cyangwa se Rwanda National Police so far? Ni iki cyo kwishimira? Byo kwishimira byo ni byinshi, ariko nkanye icyo nishimira nuko ikipe ihari ikora imyitozo, ubuyobozi buyishyigikiye buri inyuma. Ubona ko volleyball irimo ikinwa kandi ikinwa neza. Ibi nibyo tuzanabiganiraho ko igihe kizagenda kiza
n'ibyo bindi by'intego umwanya uzaboneka n'ubuyobozi bukuru wenda muvugane nabwo ariko icyo kwishimira ni uko iyo ubona volleyball ihari ikinwa babashyigikiye ubona ko ari iterambere ubona wishimye. nk'umutekinisiye rero turifuza ko duha ibitekerezo kuri uyu mukino wa volleyball mu Rwanda. Wenda twaganiraga ku kipe ubereye umutoza ariko reka dushiftinge gato iminota yacu ya nyuma twagure imbago tuyiganire kuri volleyball notama mu bakiri bato kuko uwifuza iterambere riri hariya hasi. Coach, ubu ngubu ni iki cyo kwishimira? Ese hari icyo kwishimira muri volleyball muri rusange? Icyo ni kimwe nakubaza nubwo hagarukiye akabanza akagira kuko n'ubundi byinshi niho bishingiye ahita bijyanirana ntacyo. Hanyuma iyo ku ijisho ry'umutekinisi ubona abakiri bato hano mu Rwanda bakina umukino wa volleyball nyine bari kubinvesting donc FRVB iri kubashoramo irabashyiramo uko kuboko utwo tuntu tubiri nifuza kuhera. Hari icyo kwishimira yego cyangwa oya in general noneho FRVB yo ireinvestisa mu bakiri bato ndavuga donc volleyball mu bakiri bato FRVB irimo irahari. FRVB irimo irahari wenda ubushobozi ugasanga ntari ubushobozi bwinshi ariko FRVB irahari kuko imikino n'amashuri buriya hari n'amasantere wenda hari amasantere ya federasiyo wenda mushobora kuba mutabizi ariko arahari cyangwa se murabizi nuko mushaka kumva kamvamo ntabwo ari akamvamo ko mutere nkuko kugira ngo mwumve icyo tuganiraho ariko hari amasantere hari nka groupe scolaire Saint Joseph urya ni centre ya federation ya volleyball aho abana biga barangiza bakanatozwa hariho n'umutoza Kristrua y'Inyanza college de Kristrua y'Inyanza nayo ni centre. Ese abo batoza bahembwa nande coach n'ikigo na FRVB ni federation na kuno IPRC ariyo cricket na tennis na basket yabona ese mbyumva nka groupe scolaire officiel y'Butare hari Saint Aloys irahari sinzi zindi maze ntazibuka neza ariko zirahari. Cyo nakubwira icyo cyo kujura ko FRVB ifitemo akaboko kandi igenda ikora no mu biro bajya bakoresha training camp iyo bamaze gukora talent detection bana bashyira hamwe amara kubashyira hamwe bakakoresha card entraînement burya naho abakinnyi benshi bazamukira n'ikindi barimo kugenda binteresa n'ibindi bigo ku buryo nabyo byashyiramo ubushobozi haba mu batoza haba muri infrastructure ku buryo haboneka ibibuga ibintu by'ibanze volleyball yatangiye. Icyo kwishimira rero in general muri volleyball yacu ubaka kanya abantu barata muri aka kanya byo kwishimira birahari ariko ntabwo ari navuga ko biri ku rwego rwo hejuru cyane kuko haracyari urugendo. Burya hari igihe wishima n'urugendo ukasa n'uhagaritse ariko haracyari urugendo. Muri aka kanya iyo ugiye muri siporo iyo urebye amakompetisiyo y'abato y'abana batoya cyane cyane mu mashuri niho ubona ko volleyball irimo igenda izamuka irimo iragenda izamuka cyane rwose cyane cyane mu basore mu batoya mu basore mu bahungu mu bakobwa naho irahari ariko hakenewe no kongeramo izindi mbaraga kugira ngo bafate basaza babo ko basaza babo bari imbere. Iyo urebye nk'ayo mashuri arimo gukina nk'ubushize muri Memorial Kayumba twarayibonye harimo amakipe nibuka neza muri Seribe bane twita Seribe no makipe 11 ikipe 11 muri O-level ubwo ni 11 bose none muri O-level tuze ordinary level harimo amakipe 8 yego y'abana batoya umva muri ordinary level none turi kureba imyaka mbere ahabagaho harimo catch up urabizi umuntu yabaga batigenda acikije amashuri akagaruka kwiga akaba yazana competition yaratangiye bakamwandika katakina yaza kwiga nyine mwamwakira niba imikino y'amashuri
ntabwo bamukuramo ngo ni mukuru kandi yaraje kwiga ni abanyeshuri. Icyo gihe cyabayeho nacyo ku buryo wasangaga harimo benshi basa n'abakuze kubera amateka twabayemo, ariko ubu ngubu abo nta bakirimo. Bashobora kubonamo umwe wenda ashobora no kuza kwiga ariko akaniga wenda atanakina. Burya gukina nabyo bisaba ubyiyumva ufite impano, ariko ubu ngubu abana batangira ni bato n'imyaka, ngira ngo na siporo scolaire iri kugendera ku myaka. Iyo urengeje imyaka 20 ntabwo wemererwa gukina ikipe y'ikigo. Yego, iyo waza ukareba niba umwana atangira imyaka 7 wenda yatangiye mu mwaka wa mbere primaire, 13 urangije primaire, 19 urangije secondaire. Urumva kugira wenda umwe yuko ushobora gusibira cyangwa se ukabagira ikibazo no covid. Ego ukiri kuri aho ngaho uratubwiye uti hari ibyo umuntu yakwishimira ariko hakitagerwaho. Ugarutse ngo umentioninze akantu gato ati cyane bongere ati ku bakobwa nako hakiri urugendo. Imbaraga nibwo ni kuri abo bakobwa zongerwe mu buhe buryo kugira ngo koko uwo mukino wa volleyball ukomeze uzamuke, yaba uri ku gice cy'abakobwa bakomeze bafata abahungu ndetse n'abahungu bose bazamukira rimwe. Niho hakongerwa iyo mbaraga kugira ngo aho icyo gitsina gore n'ubundi gikomeze kisange mu mukino wa volleyball. Wenda uravuga muri administration ubwo ni mu babategura kugira ngo bashe kuba bazamuka neza. Abatoza n'ubuyobozi wenda cyangwa n'abakobwa bigaragara ko bashobora bakiyumvamo umukino, nubwo abo hejuru cyangwa se navuga ko wenda bamarakina muri shampiyona bo bona yuko nyine harimo competition kandi bameze neza. Ubwo bigaragara ko ushobora kuba ari ku gice cy'abategura. Abo imbaraga zigomba gushyirwa ahantu hose. Ntabwo turi bwibande gusa kuri administration kuko turajya no ku babyeyi, kuko burya bimwe mu mpano rimwe na rimwe n'ababyeyi tubigiramo uruhare mu kuba washishikariza umwana gukina umukino no kumuha ibikoresho. Niba akwatse inkweto uri umubyeyi urumva yitaye umuhaye umutindije. Niba hari n'ababyeyi rimwe na rimwe bavugaga ati gukina bituma utiga, abo nabo twagiye duhura nabo, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko ubwo iyo wiga udakina bitera ikibazo. Urumva rero imbaraga turazishyira ahantu hose ku babyeyi bafashe mu gutanga ibikoresho, mu gushishikariza abana kuba bakina, ariko no kwiga bigendane atari kuvuga ngo no gukina gusa, kuko ni abanyeshuri b'abakinnyi ntabwo ari abakinnyi b'abanyeshuri. Hari message wifuza gutanga wenda ubwo ku babyeyi cyangwa se no kuri abo bakinnyi bakiri batoya muri rusange? Abone se ubwo sinayitanzira ku babyeyi banayitanze message yatanze ku bakinnyi bakiri batoya. Ku bakinnyi bakiri batoya nabashishikariza gukunda umukino ariko bakaniga, bige ariko bakine, kuko n'ubundi hano mu Rwanda nta bantu bakina abandi barimo kwiga. Ni nacyo gitangaje rero ubona no ku ishuri ntabwo mwebwe nagiye nkorera hose, ubundi ubona bitangaje kubona umubyeyi abuze umwana gukina, cyangwa se umwana ubwabo adakina. Abanyeshuri bagiye mu ishuri, amasaha yo gukina arageze, abajya gukina bagiye gukina, abandi baje kurebera. Ahubwo usanga abadakina bari baza kogeza bari gukina, ukibaza kandi bose bafite imyaka imwe, bose barigana, bose impano zirahari, ariko ugasanga rimwe na rimwe harimo abari gukora imyitozo, abandi barahagaze barimo barareba uko bandi bakora imyitozo, kandi nta n'uwabuje kujya mu kibuga. Niyo mpamvu usanga nyine abayobozi hari ibigo ibyo nagiye mbamo gukina byari itegeko kuri buri mwana, umukino wari wose, ntabwo ari ukuvuga wenda umwaka gahembwe kuvuga habe no kwiruka, habe no nko muri de science. Muri de science yo byari itegeko ho noneho n'ubu ngubu nahageze muri atari n'ubu ni itegeko. Iyo amasaha yo gukina ageze baguha iminota yo kwambara, turatware bakazifunga mukajya muri siporo, mukajya mu kibuga, cyane ko ibibuga byo biranahari, ibe na dame ibe na biyari. Buri muntu ategetswe kugira umukino akina, buri muntu ategetswe kugira umukino akina,
no kwiruka nk'uko yabivugaga nibura kamucaka gato k'iminota ingahe gakora oya ni iminota yo gukina izwi ugomba kuri gukora muvoma ku buryo kandi nta wakinjira muri dorotwari mu masaha atarangiye abanimateri se baba bari akazi kabo kandi byabaye n'umuco no mu bakinnyi niba basonye abagana iminota nyuma yo kumva inzogera iminota 20 kwambara iyo niyo kujya muri dorotwari ukambara indi minota ukaba uri ku kibuga koca dusoza rero niho kongera imbaraga sirtu wenda ku batekinisiye barebera umukino wa volleyball mu Rwanda kugira ngo iryo terambere rigendere hamwe tuzamukire mu bana uwo mukino wa volleyball bawiyumvamo mu bakobwa umubare wiyongere mu bahungu nabo bakomereze kuri icyo kigero wavugaga cyo kwishimira abagezeho aho kongera imbaraga cyane cyane no nifuza kutunga itoroshi aho kongera imbaraga rero ndumva imbaraga nazishyira ni ku mpande nk'ebyiri cyangwa eshatu abikorera numva aho twashyira imbaraga abikorera baze muri siporo usanga hari ibigo byinshi by'abantu bikorera ku giti cyabo ariko kureba iyo urebye ubona bari nyine batari gushora muri siporo icyo ni kimwe rwose baze muri siporo bafata amakipe ikindi wenda ku batekinisiye cyangwa ku makipe numva amakipe ari muri Serie A yo nakwita ino y'ugukinwa cyiciro cya mbere buri kipe yagombye kugira academy iba navuga ari academy ikipe irerero twitirerero ko kugeza ubu ngubu ubona tureba abakinnyi basohotse ariko tureba binjira ndavuga basohotse nabo basohowe n'abandi suruse hasi we ntabawe ufite wakuramo ni uruheraho ni ufite 20 ubuti nyuma nyina kuramo batanu abandi bane bakura handi ndumva nacyo cyafasha ubwo bikaba itegeko rya FRVB ku makipe akina icyiciro cya mbere ndumva ntari hari ariko wenda rizahabu kubiye bizagenda biza no kwantu bari kujya nabona siporo ariko na mbere yo kwitegeko buryo itegeko rega itegeko riza ariko iyo itegeko rije nta bushake ufite biragonga icyambere n'ubushake ubushake ukabushyiramo noneho itegeko rikaza rije gukemura cyangwa kugufasha guha umurongo ibitekerezo ufite ye numva aho ngaho hazamuka urumva hazamuka abakinnyi benshi amakipe menshi abana benshi kuko siporo aho igeze n'ahantu turi kujya siporo ni uruganda runini cyane rutunga n'abantu kandi muzi abantu tunze ni benshi ku buryo ubona ko turi gusa naho tutarimo kubibona ngo tubyaze umusaruro ku buryo nk'umuntu abana ashobora kuzamuka avuga ati ngewe ndashaka football wenda niyo ibikora avuga ati ngewe ndashaka kuzaba umukinnyi w'umwuga ariko mu yindi mikino birimo byaza ariko ntabwo byari byaza neza ku buryo umwana yiga ariko akanakina afite target avuga ati ngewe kuko abaprofesiyoneri se bava hehe bava mu bantu umwana wateguwe neza akazamuka bakamurambagiza akagenda agakina agakorera amafaranga agatunga umuryango we agatunga n'igihugu kikazamuka siporo rero nayo mbona ari imwe mu nzira yatanga imirimo koshika tugushimire cyane murakoze ni ibitekerezo byiza ariko ngo umwanzi w'ibyiza ni igihe turi kumwe anytime n'ubundi abantu bazakura muri studio kenshi kuri uyu mukino wa volleyball muri rusange koca ni by'agaciro kuba wadusangije ibi bitekerezo ubwo next time wenda tuzongera tugukenere kuko volleyball ni ubuzima passion ni ikintu utabona aho kwepera utabona aho ucikira nawe wagicikira ubwo n'ibitekerezo byawe turacyabikeneye nta kibazo uzongera uze ubituganirizeho ubwo rero uba turamukirize ubwo ni naha dusoreje ikiganiro cyacu twe tuzagaruka ku munsi w'ejo coach Dr Mbanzi Sylvestre yakoze cyane utubwira abo muri Rwanda National Police Volleyball Club uko tubatashya ubwo izindi gahunda zose muzagenda mujya tunashyigikiye projet zabo nta kibazo muzagenda mutubwira Kigeri Karekeza mwakoze Ivona nawe yakoze cyane gahunda za B+ zo zirakomeza murakoze namwe